ndabashuhuje mwese nanabashimira kuba mukomeza kubana natwe umunsi ku munsi. Update y'uyu munsi irareba abantu cyane cyane mwe mwari mufite gahunda yo kujya kwiga muri Canada cyangwa se gushakirayo akazi mu bice nka Quebec, Montreal na Laval. Hari impinduka zagiye zigaragara mu itangwa rya visa ya Canada, inyinshi zashyizwe hanze muri uyu mwaka mu kwa kabiri ku itariki 27. Urugero naguha rwa rumwe mu mpinduka zabaye harimo nk'ihagarikwa rya Labor Market Impact Assessment LMIE. Murabizi ko Labor Market Impact Assessment yarifatiye runini abimukira baturukaga hanze ya Canada bazaga gushakira ubuzima imbere muri Canada. Iri hagarikwa ryarebaga imirimo cyane cyane ihemba amafaranga make. Ryari ryaratangijwe bwa mbere mu mwaka wa 2024 hari muri Kanama. Ryari kuzaza rikagera mu kwa gatatu Werurwe uyu mwaka turimo. Ariko igihe cyabyo cyariyongereye ku buryo rizagera ku itariki 30 Gushyingo 2025. Bijya gutangira byahereye muri Montreal, biza gukomeza bigira muri Laval, ndetse na Quebec yarafashe icyemezo muri Kanama 2024. Icyo gihe yari igamije kugenzura isoko ry'umurimo neza. Ibi bikaba byari byaragenewe kuzafata igihe cy'amezi 6 bari kubyigaho, nyuma bakazareba niba bafungura cyangwa se LMIE igakomeza ikaba ihagaritswe. Ihagarikwa rya Labor Market Impact Assessment hari imirimo rireba runaka. Urugero nk'imirimo ihemba munsi y'umushahara fatizo wa Quebec, amadolari 27.47 ku isaha. Imirimo yose ihemba munsi y'amafaranga irarebwa n'izi mpinduka. Ahandi ni imirimo iri gutangirwa muri Montreal ndetse na Laval. Utu turere nk'uko nabikubwiye natwo turarebwa n'izi mpinduka cyane. Nubwo ubusabe muri utwo turere maje kukubwira hejuru butazakirwa mu gihe iri hagarikwa rikiriho, hari ibyiciro by'imirimo bitazagirwaho ingaruka n'iri hagarikwa rya Labor Market Impact Assessment. Urugero rw'imirimo itarebwa n'izi mpinduka harimo ubuhinzi, ubwubatsi, gutunganya ibiribwa, uburezi, ubuvuzi ndetse n'imibereho myiza. Byongeye kandi Labor Market Impact Assessment izemejwe mbere y'itariki 3 Nzeri 2024 izagirwaho ingaruka n'iri hagarikwa rya LMIE. Uretse kuba Canada yahagaritse LMIE ku mirimo ihemba make, Quebec yanatangaje ko izagabanya umubare w'abanyeshuri mpuzamahanga yakiraga guhera muri uyu mwaka wa 2025. Ibi birajyana n'impinduka muri politike y'ubuhunzi. Hano Quebec yifuza kugenzura umubare w'abinjira ndetse n'icyifuzo cy'abakozi ku isoko ry'umurimo muri Canada. Ino politike nshya ya Quebec iri mu murongo umwe n'igihugu cya Canada. Nkuko mubizi, Quebec ifite amateka yihariye ugereranyije n'izindi ntara. Niyo mpamvu usanga hari ibyemezo ishobora gufata itinze ugereranije n'izindi ntara muri Canada. Gusa iki cyemezo cyo guhagarika Labor Market Impact Assessment igihuriyeho na government ya Canada ndetse n'izindi ntara zitandukanye, kuko zose ziyemeje guhagarika LMIE cyane cyane ku mirimo ihemba make mu mijyi ifite ibipimo by'ubushomeri biri hejuru ya 6%. Urutonde cyangwa se liste y'imijyi izagikorwamo amavugurura ku bijyanye na LMIE izagikorwa buri mezi 3, hagendewe cyane cyane ku gipimo cy'ubushomeri kiri kugaragara muri iyo mijyi. Mu gihe kirengeje 6%, Labor Market Impact Assessment izagihagarikwa muri iyo mijyi. Icyakora nk'uko Quebec yabigenje, Canada nayo hari imirimo yagiye ishyira muri entre parenthèses. Iyo mirimo ikaba itazakorwaho n'izi mpinduka. Muri iyo mirimo harimo nk'ubuhinzi, gutunganya ibiribwa, gutunganya amafi, ubwubatsi ndetse n'ubuvuzi. Iyo mirimo haba muri Canada haba muri Quebec ntagirebwa n'izi mpinduka. Mu ncamake impinduka z'ingenzi ni iri hagarikwa rya LMIE ku mirimo ihemba make. Iri hagarikwa rizakomeza kugeza mu Gushyingo uyu mwaka turimo ku itariki 30. Nkuko nabikubwiye, hari intara zirebwa n'izi mpinduka cyane, harimo Montreal na Laval. Imirimo bireba n'ihemba byibuze munsi y'amadolari 27.47 amadolari akoreshwa muri Canada. Aho ni ku isaha.
ariko nko ku bantu bafite job offer mu buhinzi, ubwubatsi, gutunganya ibiribwa, uburezi n'ubuvuzi, haba muri izi ntara mvuze hejuru ndetse na Quebec, ntabwo izi mpinduka zibareba kuko Labor Market Impact Assessment yanyu izakomezwa ikoreshwa. Indi mpinduka ni ukugabanya abanyeshuri mpuzamahanga. Byatangiriye muri Quebec aho yiyemeje kugabanya umubare w'abinjira, cyane cyane binjira muri Quebec bazanywe no kwiga. Uyu mwaka wa 2025 yiyemeje kugabanya umubare cyane. Izi mpinduka zose tumaje kuvuga ni igice cy'ingamba Quebec yafashe kugira ngo igenzure umubare w'abimukira by'agateganyo. Aya mavugurura agaragaza ko Quebec na Canada byiyemeje mu buryo bukomeye gucunga neza isoko ry'umurimo wabo ndetse no gukumira ibibazo bishobora guterwa n'izamuka rikabije ry'abinjira muri Canada, cyane cyane baje gushaka akazi cyangwa se abazanywe no kwiga. Nkuko tumaje kubibona, Quebec na Canada bari kugenda bagira impinduka zikomeye ku bijyanye n'abinjira bashaka akazi ndetse n'abashaka ubumenyi, uburezi muri rusange. Ibi rero bishobora kugira ingaruka ku Banyarwanda n'abandi mwese mwifuzaga kuba mwajya gukorera cyangwa se kwiga muri Quebec. Rero ni ingenzi gukomeza gukurikirana amakuru no kumenya ibisabwa mbere yo gufata umwanzuro wo kuba wakwerekeza muri Canada cyangwa se muri Quebec. Icyo tuzakomeza gukora hano kuri Storytel Rwanda ni ugukomeza gukusanya amakuru mashya kandi tukayabagezaho ku gihe. Tuzakomeza kubafasha kumenya amahirwe ahari n'ukuntu wakwitegura neza kugira ngo ayo mahirwe akugirire akamaro mu gihe cya nyacyo. Icyo usabwa wowe ni ukora subscribe, ugafungura akazogera kugira ngo utazajya ucikwa n'andi makuru tubagezaho buri munsi. Ntukibagirwe gusangiza bagenzi bawe amakuru nk'aya ngaya kugira ngo twese tumenye uko twakwitegura neza, tumenye igihe cya nyacyo cyo kuba twakorera ikintu, maze ejo hazaza hacu hazabe heza. Ndabashimiye kuba mukomeza gukurikirana ibiganiro tubategurira hano kuri Storytel Rwanda. Nanashimira abamaze gukora subscribe, abatanga ibitekerezo, abakanda like ndetse n'abakora share. Imana igikomeza kubaha umugisha, inahire imigambi mufite ejo hazaza. Murakoze kuba mwakurikiye ino video. See you next video.